Yesu ashimwe cyane inshuti bakunda mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu muri ikiganiro cy'umwihariko twise SINARI NDABIMENYE. uyu munsi w'umwihariko ni umunsi mukuru kuri twebwe ko dufite umushyitsi twabararikiye, umushyitsi twamaze iminsi turitegura, none uyu munsi yaje kugira ngo adufashe cyane cyane kuri topic imwe tuzoganiraho, ariko turasezerana yuko tuzagira icyo kujya ku buryo bwa kabiri, igice cya kabiri tuyishimangira. Yaje kudufasha kwishimangira rero. Ubu nta wundi n'umwe mureba kuri screen hano zacu, akaba yitwa Noel Mugabo. Noel Mugabo, uraho neza? Uraho neza karibu, turanezerewe kwakira. Murakoze cyane kumpa ikaze namwe abakunzi b'iyi YouTube channel, ndabasuje cyane kandi nishimiye kuba ndi hano. Ujye uyikurikirana? Cyane, ndi umukunzi, ndayikurikirana umunsi ku munsi, ikiganiro cyose kigiyeho mba ngikurikira, kandi ubutumwa bwiza ukomeza kugenda utanga turabushima, kandi Imana ikomeze gukomeresha iyi misiyo yawe. Ubu rero ujyumva ko nka pastor wacu ajya tuvuga ati iyo ntebe wicara ndayiguhaye, ntabwo bikiri misiyo yanjye ngwino nawe winjire, kuko ibi biganiro bakundwa nk'uko mubizi, ibiganiro tubishyiraho kugira ngo tubashe gufatikanya kungurana ubwenge mu by'ubuzima busanzwe, ariko no by'umwihariko ubuzima buri muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu mubona yuko dufata ibiganiro by'ubuzima busanzwe, bitwita ngo SINARI NDABIMENYE, SINARI NZIKI, SINARI NDAKIMENYE, ariko cyane cyane mukumva ko tuganisha ku buzima bw'umuntu ushaka gushakisha kugendana n'Imana, kugendana na Yesu. Uyu munsi rero twagutumiye kandi wagize neza kuza. Rero ngenda kwikundira iyo numvise ibitekerezo byawe, iyo twicaye ntabwo professeur rero nkuzana naha ngaha. Murakoze cyane Jado. Ukimara kumbwira ko ushaka ko tuzaganira, narishimye kuko ngewe personnellement cyangwa se ku giti cyanjye nkunda uburyo ubuzima bwabaho. Wenda tuzagira ubundi mwanya wo kubiganiraho, ariko ntabwo ikikuru ku mutima ujya ugihisha. Niba sinakwikundira ubwo nyine nabyemeye, ubwo bitari ubwo nguko ntacyo wambwira cyangwa se nabyo wabimbwira. Yego, uyu mugabo tuba twicarana iwanjye cyangwa iwe ndetse no kwitorero n'ahandi tukaganira. Nashimye ndavuganiye ibi bitekerezo, ntabwo najya ngirana njyenyine, muzi ko nkunda kwisangirira namwe ibyo mfite ku mutima. Ntabwo ni ntabwo namwirane kanze tumusangire. Zamuzane n'abandi nzazana urabazi. Ndumva hari abagiye bazaza mu Misiri imbere. Tuzabicaza bose batuye kubya bitekerezo. Umunsi umwe tuzabe turi hano ahubwo turenze na babiri nkuko twicaye turi nka batatu. Yego, burya ari igihe abantu umuhanuzi yigeze kubaho umwe ngo yibwira ko bose bashize, hanyuma Imana izavuga ngo nisigaye rije abahanuzi ngo batarapfukamira Bayali. Ndashaka kuvuga uburyo dufite abantu b'abanyabwenge, nanjye nagiye mvumba muri ino minsi dusigaye tubana bafite ubwenge cyane, bafite ubwenge baburinze babasha kubusangiza n'abandi. Burya ukivuga kuri icyo kintu cy'abantu bafite ubwenge, burya Imana ijya kuturema nk'abantu yagiye iduha misiyo zitandukanye. Nkuko utafata ifi ngo uyibwire uti guruka, ni nako ushobora kuba utafata yenda ngo Jado ngo uvuge uti nta kintu azi kuko adakina muri Real Madrid. Iyo ufite ibyo Imana yaguhaye kandi ubikora neza, ahubwo wowe ikintu uzakora cyangwa se n'ubundi uri gukora ni ugutumira umuntu bitewe n'ikigiye kumuganirizaho. Buri wese aba afite icyo ashoboye. Njyewe nicyo nemera, burya hagize n'umuntu uza akavuga ngo uriya nta kintu ashoboye, namusubiza nti ni uko utaramwegera ngo umurebe neza umwige, kuko nta muntu uzi icyo ashoboye. Burya buri wese ku isi hano nkunda Imana uburyo yatukoze, buri wese ikamuha ibye, ikamuha n'uburyo bwe. Ubona ko rero duhagaze ntabwo tureshya, ufite ukuntu usumba. Nibyo. Yego, buri wese afite uko areshya. Buriya ushobora kumfasha gushyikira ikintu kiri hejuru cyane, nanjye gufasha gushyikira hasi. Imana yacu buriya buri wese ifite ibyo yamuhaye. Inshuti bakundwa rero, ikiganiro ni SINARI NDABIMENYE, hanyuma by'umwihariko imwe twatukana ijambo rivuga kuki kugera ku ntego zawe bisaba kugira
imyitwarire cyangwa se discipline runaka. Igice cya kabiri tukaba dukomeje korarikira gukurikirana bino biganiro ndetse wabikunda ukabasha kubisangiza n'abandi. Hanyuma kandi waba utaraniyandikisha kuri no YouTube channel, aho hasi urareba hano wakora subscribe, like. Hanyuma ikindi kandi none tukakunda ibitekerezo byanyu, mwaduha ibitekerezo mwatwandika muri comment aho hasi, mukaduha ibitekerezo ndetse mufite n'abandi mwumva twazabatumira babasha kuba bagize badufasha bino bitekerezo, naho ibitekerezo mu biduhe. Imana ibamugisha cyane. Karibu rero Mugabo Jean Noel. Mugabo Jean Noel ni umugabo wubatse, afite umugore n'abana batatu, akaba atuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba afite impamyabushobozi ya kaminuza mu itumanaho n'itangazamakuru. Ikindi ni inararibonye cyane mu biganiro by'inkuru zisesengura ku maradiyo. Niyo ntabwo twagize umugisha wo kumwakira hano kugira ngo tuganire ku ntego y'ijambo ry'uyu munsi. Karibu rero Mugabo, sinzi niba hari ikindi wakwibwira abantu mbere y'uko twakomeza kubwira ku tuntu tubiri tuzaganira muri no topic ya none. Ndumva ubivuze neza Jado. Nibyo, ndi umubyeyi w'abana batatu, nk'abantu hano muri Manchester muri New Hampshire. Ndi umuturanyi wa Jado. Ubwo rero nakoze ibintu bitandukanye, nakoze mu itangazamakuru n'ubu kandi nkiririmo. Hari ukuntu mbikora nubwo ntarikora umunsi ku munsi, ariko ndacyaririmo rwose. Ubwo rero iyo mpamagaye nk'uku nguku ngo tuganire, mba numva nisanga mu rugo ndi kuganira n'umuvandimwe, ntabwo ari umuntu w'umuvantara. Kandi noneho ni ibintu nakoze igihe gihagije, ndumva turi buganire tukagenda cyiza. Uyu munsi wo turaganira ku tuntu tubiri. Kamwe nakuvuga ngo discipline ni iki, cyangwa se imyitwarire ni iki. Nyine murumva ko turaganisha kuvuga ngo imyitwarire igufasha kugera ku ntego zawe. Iyo myitwarire ubundi discipline ni iki. Ubundi tuze kuganira kandi kagingo kakavuga ngo mbese discipline kumara iki mu kugufasha kugera kuri cyerekezo cyawe. Discipline ikora ite, ifasha ite kugeza ku cyerekezo cyawe. Nitwe tuganiraho, ariko mbere yuko tuganiraho wenda ndagutunguye. Ariko mbere yuko tuganira ikiganiro, reka dukomeze abantu bacu Abanyarwanda. Tuko turi mu kwezi kwa kane, mu kwezi twibukamo ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Turiye bitoroshye, turimo turavuga kino kiganiro izo ngingo, ariko turanazirikana n'ubwo kwezi tuzirikana iyo twibutse ibyo bihe twaciyemo bikomeye, tuzirikana icyunamo turimo. Ubwo rero sinzi nawe icyo wavuga, ariko dukomeje imitima y'Abanyarwanda. Imana yaturinze tukaba tukiriho, ikomeze idufashe kandi idufitiye icyerekezo kigari. Naho tugeze turashimira Imana cyane. Nibyo Jado, nanjye nafata umwanya nkakomeza Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda. Abanyarwanda bahuye n'ikibazo cyo kugirwaho ingaruka na Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, mu myaka ibaye 28 ibyo bibaye. Hari urugendo rwakozwe, ariko gikeneye kugendwa ruracyari rurerure. Nyine uretse n'icyo ngicyo, nk'uko tujya kuvuga kuri discipline, tunashimira burya n'ingabo z'abaho u Rwanda. Hari discipline ikomeye cyane yabaranze, hari discipline yabaranze burya turaza kubivugaho. Discipline no kwitsinda. Bari bafite umujinya bamwe cyangwa se bose, ugasanga we bose barashize, ari ukavutsingiye gukora nka bariya kubera wowe ubwawe cyangwa se kubyo ibyo wigishijwe, ariko kuba warabigezweho ukabasha kwitsinda, ugatsinda kamere, ibyo gushimirwa. Barakoze n'ukuri. Imana ibamugisha cyane. Hanyuma iki nanone akandi kantu turanazirikana n'abantu bari guhura n'ibizazane n'ingorane mu ntambara ikorera muri Ukraine. Imana nabo ibafashe, ibakomeze. Tunabakangurira rwose yuko mu bimeze gutya abantu ari mu ngorane, tujye dukomeza tugira umutima wacu wa Kinyarwanda mwiza wo gufashanya. Uko ubonye uburyo bwo kuba wafasha n'abariya bantu mu buryo butandukanye, turabukangurira kujya ubikora. Imana ibamugisha cyane. Yego, Imana ishimwe rero. Biri kugenda bigenda neza ibintu.
isi muri rusange mu minsi ishize twari turi muri covid uri kubona ko iri kugenda yeyuka niko navuga isi yose ubuzima busa nk'ugenda bugaruka twari ko turi muganira mbere dupfutse umunwa harimo metero hagati yanjye nawe Imana ishimwe n'ibindi bizacamo nubwo tubibuye by'imperuka ibyerezo n'ibindi bizacamo tuganira rero kuza ku ingingo zacu z'uyu munsi discipline ni iki twababwiye kuri definisiyo zimwe zitandukanye zivuga ku byerekeye imyitwarire tuvuga nk'umugabo witwa Dr. Mary Monroe wavuze ko discipline ari imyitwarire wiha kugira ngo ugere ku ntego runaka urumva ko biganisha kuvuga ngo discipline nakwitwara ne kugira ngo mbashe kugera ku ntego runaka nuko yayise hanyuma noneho haba n'undi mugabo nawe nkunda cyane Jim Rohn nawe ari ukuntu yabisesenguyemo aravuga ngo kugira ubumenyi buhanitse kugira imitungo ikomeye kugera kubaka intego zawe uko wabyubaka byose ati ntacyo wageraho utabishyizemo discipline niko Jim Rohn yabivuze ati kandi ahita anashimangira ati kandi iyo discipline iyo uyishyizemo igomba kuba consistent igomba guhoraho ikintu nkunze mu byo Jim Rohn yavuze avuze ati ntacyo wageraho udafite discipline aho ngaho rero ushobora guhita wibaza uti abo bagabo ibintu bavuze barabeshya ngiye ko ntajya nshyiramo imbaraga kandi nkagira ibyo ngeraho niba udashyiramo imbaraga ngo ugire ibyo ugeraho hari imbaraga ababyeyi bawe bashyizemo ngo ugire karagiteri ufite yego nimba atari ababyeyi bawe igihugu cyawe yego muri edikasiyo mu burezi bwacyo winyuzemo hari imbaraga bashyizemo cyangwa sosiyete mutuyemo niyo mpamvu uzabona mu myaka 5 ishize wari ahangaha mu rugero mu kigero cyo kwiteza imbere ubu ukaba ahangaha hari discipline ubizi ubutabizi wakurikije nimba utaraho wifuza kugera nuko hari discipline usabwa kugira yego Imana ikomeje cyane nuba rwose turi mu ngingo neza cyane aho none se umugabo nk'ubu uri umugabo ugeze abana 3 urugo ikindi nzi nuko rwose ni ukuvuga ngo kugira ngo ugere aho ugeze ubu ngubu ni iki ushobora kuba wumva discipline yagufashije cyangwa ni iyihe discipline wumva warakoresheje kugira ngo ugere ku byo ufite aho ugeze ubu ngubu jado rero iki ni ikibazo gikomeye cyane abajije ikibazo gikomeye kuko impamvu uvuga ko ari ikibazo gikomeye ni uko nk'umuntu iyo wikoreye isuzuma auto evaluation ushaka kuvuga uti hari aho nifuzaga kugera ubu ntari sibyo bityo ugahita ufokasinga cyane ku byo ushaka kugeraho kurusha ibyo wagezeho niho bita bikomerera urumva ibyo wagezeho ntabwo ubibona kuko ntabwo byakuye impression ariko ndagerageza reka ngerageze nkiri muto navutse nk'uko nawe wavutse n'abandi bose bavuze nderwa n'ababyeyi kugeza igihe nderwa n'umubyeyi umwe ntabwo nshaka kujya mu mateka cyane ariko mba muri sosiyete nyine sosiyete nayo burya igira uruhare mu burere bw'umwana njya ku ishuri ndiga nkurikiza inama z'abarimu nkurikiza inama z'abanderaga nkurikiza n'iz'inshuti namwe mwese n'abandi tugenda tubana bituma ubu ngubu ndi umugabo w'imyaka 30 n'indi mfite abana 3 mfite icyo nkora umugore wanjye afite ibyo akora abana banjye bariga ntawe urwaye ntawe ushonje ubwo rero ni ibintu nashimira Imana hari benshi bagerageje ntibyakunda iyo discipline aho ngaho navuga nagize ni ugutega amatwi no gushyira mu bikorwa inama nagiriwe izo zatumye ngera aho ngeze hari ahantu rwose numva
nshaka kuzana kugira ngo udufashe cyane kubera ko ndakeka bishobora kuba ari intambwe yagiye utera kubera discipline runaka ufite hanyuma abandi bagenzi bawe bo mu gihe mu rungano rwawe bashobora kuba baramisinze cyangwa se bataragezeho kubera ko batitaye kuri discipline runaka. Ibyo ndabivuga nko mu gihe cy'ubusore bwacu mu bwa adolescence teenage ndabona neza ingero nyinshi cyane z'abo twabanye bashobora kuba baritwaye ukundi bakaba nko mu ishuri cyangwa se bakagenda ukundi atari ukuba ngo ni amafaranga abuze y'ubukene ahubwo ari ukubera imyitwarire. Ibyo uvuga nibyo. Hari benshi nzi twakuranye twiganye ariko bakagenda basigara kubera ikinyabupfura gike nimba ariko nabyita. Ubwo ngerageje gushyira mu Kinyarwanda ijambo discipline nubwo atari ikinyabupfura neza, imyitwarire itari myiza cyane. Ubwo rero imyitwarire aho ngaho icyo navuga habamo n'ukundi kuboko, hari ikiganza cy'uhoraho Imana, sibyo twemeye. Iyo wakiriye agakiza ubugingo bwawe buha Kristo akabugenga. Yego. Bibiliya ivuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Amen. Sibyo? Yego. Kristo iyo umwemereye akugeza kuri byose. Umera nka kakababi karyamye ku mazi. Akakujyana. Ariko ushatse kwirwanirira ntago mbizi, hari ababishobora ariko njyewe ntabwo nari kubishobora. None se gukurikira Kristo byose ni discipline runaka bisaba? Ni discipline ikomeye. Discipline ikomeye cyane kuko turebye no mu bitabo no mu byanditswe byera benshi bashobora kuba byifuza nabi cyane cyo kubera no guca mu ijambo cyane. Turebye no mu byanditswe byera ukareba abagabo nka Sawuli. Yego. Sawuli ibintu yakoraga arwanya abana b'Imana, arwanya uvuga Kristo n'iki, ariko amaze kumukurikira. Yego. Ibyahise byose ahita bireka aba umuntu mushya. Ngo Sawuli mu rugendo rwe yahinduye discipline ye, imyitwarire irahinduka, imivugire irahinduka, ahindura inshuti, ahindura inzira yanyuraga, ahindura ibyo yanywaga, ibintu bye byose birahinduka. Bakundwa rero biraryoha cyane kuganira n'umuntu muhuza ikirahure cyo kunyweraho kuko urumva nyine kunzana mu ngero z'ijambo ry'Imana nkumva ndanyuzwe cyane. Nk'ubwo Pawulo mbere atarabona Yesu yari afite discipline. Aho SINARI kuntu muri kubaho discipline zose zibaho ariko biterwa ni discipline ufite nayo kuganisha. Pawulo yari afite discipline imuganisha kumara abavuga bose Yesu, gutsemba ibyivuga butumwa niyo ntego ye. Ariko noneho mu rugendo rwe aza kugeraho ahura n'umwami Yesu amuhinduza discipline, imyitwarire. Noneho agira imyitwarire itandukanye niyo yari afite, agira n'icyerekezo gitandukanye n'icyo yari afite, agira icyerekezo gitandukanye. Icyerekezo kiba cyo noneho kwagura ubwami bw'Imana. Nibaza yuko ubwo buryo bw'imyitwarire bunatuma hari akantu keza karyoha muri iki kiganiro numva nkunda. Imyitwarire kuba nk'uko uvuga ati wakiriye Yesu bikagufasha cyane kugera ku nicyo watubwiye ko umaze kwinjira mu by'Imana kwakira Yesu byagufashije kugera ku ntego, ku intego zose ibyo urimo kugera byose urimo kubitura ko wakiriye Yesu. Ariko ndahamye neza yuko ibi bintu bigusaba imyitwarire runaka uyu munsi ku wundi, ku buryo byanabashije no kugusobanura kuba namenya ngo umugabo ntamusanga, hari naho ntamusanga, hari aho nasanga mugabo, hari naho ntamusanga. Discipline rero ndashaka kuvuga ko nibaza ko ari igufasha kumenya n'amahitamo y'icyo ukora n'icyo udakora. Icyo kintu uvuze nicyo discipline nk'uko wayidefinisha ugitangira uti ni imyitwarire umuntu yiha. Yego. Ikamufasha kugera ku cyerekezo runaka yihaye. Nk'uko bivuze rero urabanza ubundi kugira ngo ugire discipline ugomba no kuba ufite vision, ugomba no kuba ufite iyerekwa. Iyerekwa ni iki? Iyerekwa ni ukureba imbere ahazaza ahugana, ukabona ishusho yaho yahugana uko hameze, bityo ukamenya n'inzira ucugana iyo ngiyo. Iyo ni definition aha
yanjye ubwanjye nikuriye mu mutwe. Yego. Ubwo rero nzima kandi raryoshye. Barakoze cyane. Ubwo rero ikintu mvuga nuko igihe uzi neza ko wifuza ko mu myaka 5, 10, 20 iri imbere, ku myaka yawe ndatuvuga umwana w'umusore w'imyaka 20 segonderi. Yego. Ati imyaka 20 iri imbere ngomba kuba ntunze inzu yanjye. Ngomba kuba mfite umwana w'imyaka 10, 15 kandi yiga neza. Ngomba kuba mfite akazi, mfite saving, mfite na business. Niba ufite ibyo bintu ahantu, ntabwo uzagenda ujye kunywa urumogi, aho ngo ujye kwirirwa uzerera, aho uvuga ko uzabigeraho. Icyo gihe yakayi wanditsemo bya bindi uzagenda uyirebe mu cyumba, umutima ukurya ati ibi bintu ntirangiza bishobora. Aho rero niho iyo ufite ubwenge ahubwo utangira kuvuga ati kuyangire kuri aransaba kwiga, nkeneye ubumenyi. Nubona uri mu ishuri wiha inota, uvuga ati iri nota ndaryihaye kuko ibintu birimo neza. Nubona uri gusoma ibitabo n'urugero, nubona uri gushaka akazi ugasevinga udufaranga niyo twaba ari dukeya, uri gutekereza uko wakora investisa niyo kaba ari agatungo ushaka kugura ngo ugatunge, aho ngaho uhita uvuga uti ndimo neza. Ukanabaza n'abantu nk'uku nguku ngufite cyangwa n'abandi bafite abandi, ushaka kuza ngo ati jado mfite yanjye mbwira, urabona ya viziyo nihaye ndi kugenda yiga nawe, cyangwa akugira inama akambwira ati wayobye garuka cyangwa se nibyo komeza. Aho ngaho rero unzanye mu kindi kintu nacyo kinjiramo kibasha gutuma muri discipline yawe nk'ubwo uravuze uti nkasanga nka jado cyangwa se kanaka, muri make kubasha no kumenya ubusanga. Uburyo bw'imyitwarire nabyo umuntu yihaye, urumva usibye inshuti bakundwa mukomeze kudukurikirana, usibye na nubwo warabyihaye binanakubwira no kumenya n'abo ugendana nabo bagufasha muri icyo cyerekezo, kuko ntabwo ko twese tujya mu cyerekezo kimwe, hari ufite intego, ariko binagufasha no kumenya n'abo ugendana nabo bagufasha muri icyo cyerekezo cyawe wihaye. Urabona ubushize natanze urugero muri icyo kiganiro cy'ubushize nk'umwana w'umukobwa w'imyaka 15, 16, 17 ufite icyerekezo cyo kuzaba dogiteri. Uwo mwana hari ibindi bintu utamujyanamo, ndetse nibaza yuko hari n'inshuti runaka utamusangana nazo. Afite icyerekezo akagira disipurine izamufasha kuri cya cyerekezo. Nibaza ko uwo mwana atajya nko mu bintu byo kujya gusama abantu cyangwa se kujya afite disipurine umwisa umwana kuva ari umwana rero ushobora kumusangana n'abo bantu, ariko ntabwo uzasanga ahorana nazo. Afite icyerekezo niyo yakwisanga muri bo, nk'umuntu ashobora kwisanga muri ariko ikahava yiruka. Sinzi n'ibyo nshaka kuvuga. Yes, ibyo birumvikana byo nk'umuntu nyine, ibyo birumvikana twese, urumva twese duhura n'ahantu ugasanga wayobye, kandi Bibiliya nayo ni nziza. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu Yesu aduha umwuka w'Imana kugira ngo ajye dukebura. Buriya niwo numaro wo kudufasha, n'umufasha. Ariko buriya nawe turagira ndahamya neza ko ufite ingero nyinshi zawagiye ugera mu makondo ntabwo narica waduhaye akagero se utiri nawe. Reka nkubwire nkanjye turangiza kera mu gihe cyacu twiga primary twiga mu myaka 8. Ndabyibuka abantu b'imyaka 8 kujya muri segonderi, ikizamini cya national bitaga ikizamini cya sinzi no bakitaga examen national cyo kuva muri primaire jya muri segonderi. Nahise kuvuga akagero k'uburyo nakiteguye. Nibaza ko bwari uburyo buri nike ukuntu bw'abana babasha kwa babishaka kujya muri segonderi. Namaze iminsi 3 ndi mu gashyamba kwa ruguru mu rugo ndi kwiga ngiye nkonda. Ibyo nkambyita nka discipline. Mfite kubasha kuvuga uti reka nkore iki kintu kuko mfite icyo nshaka, kuko nshaka kujya muri segonderi, nshaka gutsinda ikizamini
national n'akagiye gato nari ntanze nkuko nkubaje ni we n'akagiye gato nari ntanze nkamara iminsi 3 ndi mu guhonda niga udukaye two muri primaire kandi nakubwira naragitsinze nagendeye kuri urwo rugero rutanze ku myaka wari ufite wari umwana mutoya ikindi mu mashuri yacu kuri iyo myaka umwana bataramenya gukora etidi ntabwo uzi etidi uko ikorwa ntabwo uzi igikorwa uko ingana nkanjye nkora gizeta rwose nakoze etide buri bukenya gukora ikizamini urasoma bisa ari uko wacu kandi bambwira ko mwana ko utiga nzi ko ufite ikizamini ndigira sinzi aho nigira sindacara mu nzu si abandi bana bari gukina ndajya hanze ndagenda nicara mu twatsi turi imbere wacu hari nka saa 12 utangiye kwirafungura ikaye nsa nkuri gutanga abagabo ni muri ako ndi kwiga mwambwiye ngo nige ngaho ndi kwiga ubwo nyine nanjye nkajya ncungana n'izuba ko rirenga nyuma y'imirongo 30-40 byari rirenze nanjye ndazi urumva ko nyine mu rugo bagushyira kuri discipline bagize kuri discipline ariko njye ntabwo yari ndimo bitandukanye nawe nabyo byose birakora iyo ubashe kubikora ariko njye ntabwo bambwira ko ako gutumiza aho ngaho aho icyo twamfashije muri exam sinzi ko ari duhari ariko nkawe wari uzi icyo ushaka ukaniga ni n'ahandi washobora kuba waryama ukavuga ati se muri kara gashyamba nirimo nizi iki ukiha ikizamini wowe ubwawe uryamye mu joro cyane buriya tunashyizemo n'urundi rugero nk'uko bivuze by'amahanga amashuri cyo buriya no mu usibye no mu bihe byacu by'ubusore ubu turubatse turi abagabo ariko nibaza ko no mu bihe by'ubusore twahuye n'ibintu byinshi cyane dusaba kugira decision bidusaba kugira discipline kugira ngo dutambuke ubusore neza cyane ibyo uvuga nibyo wenda nitanzeho urugero nkanjye nkirangiza kwiga ko yize amashuri nkirangiza kwiga kaminuza yize byinshi amashuri ntabwo ari menshi cyane primaire secondaire kaminuza nyine nkirangiza kaminuza nabonye akazi ntabwo byari byoroshye icyo gihe hari mu 2012 abantu bararangizaga bagashoma bw'amahirwe mbona akazi nkajya mpembwa udufaranga tutari duke nk'umusore nabonaga ari menshi yego urumva ntabwo nari nkijijwe yego nari ndu mwisi bisanzwe yego ndaje ndareba nditegereza ndavuga nti ibintu nibiguma uko nguko ubuzima bwanjye ibyo nakoreye byose birajya mu gatebo negera umuntu bya ndavuze byo kugira umuntu bya bintu byo kugira umuntu yegera negera umuntu ndamubaza nti umuhungu ungana nkanjye umeze utya uranze urandeba abigenza amwira ati shinga urugo urabona icyerekezo ndavuga nti icyerekezo gute ati icyerekezo uragifite shinga urugo ahubwo icyerekezo cyawe kirajya ku murongo hamwe nuko nguko nahise ngenda nkora ubukwe nari nifite isura ntoya mbona madamu nari nifite isura byagiye bita ngo baby face Imana yanyiremeye ukuntu cyangwa n'amafoto yawe yakiriye cyane rwose abantu cyangwa se ko uri ready kuko hari ndibije ukanyishwa n'iki ariko kubera ko umutima wanjye nzi icyo nshaka nzi naho ngana ntawe ari kundangaza ntawe ari kumpagarika by'umwana ugiye wawe utagira umuhagarika yego ndangije nkora ubukwe turafatanya n'imitwe umutwe umwe utandukanye n'imitwe ibiri njya kubona nkabona hari ibintu byinshi ndi kugeraho ntagomba kugeraho cyangwa se nta kigakwa nari kugeraho muri icyo gihe muri uwo mwaka tukiri muri fiançailles yego Imana iduha umugisha njye na fiancé wanjye turagenda tujya mu mahugurwa i Burayi turagenda tumarayo amezi 3 tuvayo turaza mu 2014 gutyo tutangira turabyara umwana arakura tutangira gushaka twumva dushaka ibintu byo kwimukira mu bihugu byo muri western countries yego tutangira kugerageza yego biranga dushyiramo amafaranga yacu biranga ariko ntitwacika intege yego kugeza igihe mu 2019 bikunze tuzinangara twatuye hano mutsinda green card turaza aje kuri green card yego twaje kuri green card mu 2019 nice turaza muri iki gihugu dutuye mu ngubu yego muri make ntagiye muri detaye nari mfite vision yo kuzatura muri ibi bihugu mbishaka nkora mbitekereza ndabikorera nabishoyemo amafaranga atari make amwe arashya ibyo hari ibizamini bita
byita ngo iki byita Delphi by'igifaransa by'abanyakanada ubona ndashaka kujya muri Canada nkajya nkora Delphi nkakora n'ibindi bigenda gusa nkabyo ariko biba expired yego nkiga ntanze amafaranga menshi nkakora ikizamini ntanze amafaranga menshi nyuma y'umwaka ya diplome ikaba expire asubira nkiga ntanze amafaranga menshi nkakora ikizamini ntanze nyuma y'undi mwaka ikongera bisaba discipline ibyo sinacika intege wacika intege niho nanuzana witwavuze yavuze ko ari Jim Rohn yavuze ko ari consistent discipline igomba kuba nta gucika intege igihe cyose uzi vision yawe ugomba kuyigumaho abantu benshi uzabona Jado nawe urabizi bafite ibintu byinshi bagezeho usomye amateka yabo usanga baragiye batsindwa inshuro utabara umuntu wakoze iyi ampule tubona yakoze inshuro 1000 atsindwa ku 1001 ampule ivamo kagero keza cyane ubwo iyo aba ari umuntu urekura udafite discipline utuba tugicana gitanzeho cyangwa se tubuji nk'ubu ibibazo byinshi biri kuri ino si tubona bihari izi ndwara zanze gukira cyangwa se zitwite iz'ibyorezo za diabete za kanseri n'izindi ushobora kuba ziriho kubera wowe uri kutwumva wacitse intege wa munsi yego udacika intege ugakomeza umuti warabonetse nawe uri kubikora ntucike intege umwana w'umusore uri muri medicine uri mu bushakashatsi ntarirarenga ko wasanga ari uzakiza isi Imana ishimwe cyane hanyuma none se uravuga iki ku byerekeye kuba nyine Imana igutegurira ariko ugasanga buri gihe nawe bigusaba kugiramo discipline cyangwa se uburyo ubyitwaramo kugira ngo umugambi Imana yaguteguriye ubashe gucamo neza nuvuga ngo ibyo Imana yaguteguriye ntabwo ari ibintu ngo giye kubitanga imbere yawe uravuga iki ku byerekeye uruhare rwawe kugira ngo imigambi Imana yaguteguriye ubashe kuyishyikaho n'ibirenge nka Aburahamu n'ingero zitandukanye Aburahamu Imana ijya kumubwira ati nzakugira ubwoko bukomeye yarambwiye ngo va haguruka nubwo byasabye Aburahamu kwemera akagira iyo discipline yo gukurikira si we wenyine na ba Mose nabo hari ukuntu Imana yagiye basanga ati jya mu Egiputa subirayo ujye kuzana ubwoko bwanjye ugasanga baramusaba yuko nawe ahaguruka akemera agaca muri rya zuba bwa butayu kuko ntabwo Imana yamugurukije nimugurutse ngo kwa Farawo ahubwo yagize ikintu cyo kubijyamo aremera izuba riramukubita ry'ubutayu asubira mu Egiputa kujya kuzana ubwoko bw'Imana nibyo uvuga niko bimeze iyo Imana iguhaye iyerekwa bigusaba discipline kugira ngo ubashe gusohoza rya yerekwa ryawe nk'uko utanze izo ngero z'abantu bakomeye muri Bibiliya bagiye bareka Aburahamu yaretse ibye byose asiga ubutaka bwa se na nyina aragenda atazi yagiye akurikiye iby'Imana yavuze gusa na Mose nuko arabanza aranarezita ati nyakubahwa mwami wanjye ko ntazi kuvuga ibintu nzabishobozwa n'iki ati humura ntabwo ngutumye kujya kuvuga ngutumye kugenda ukavana abana b'Isirayeli ukabazana ibyo kuvuga hari undi uzabikora ibyo ngibyo rero ikintu tubona ko ukuri wowe mu mbaraga nke cyangwa nyinshi ufite igihe ufite iyerekwa shyiramo discipline mu mbaraga zawe birakunda na Mose yaravugaga yadidi Imana bakamuseka ariko akemera kuko azi icyo yemeye azi icyo ashaka intego ye nuko Imana ngo vana by'imbere uvana ubwo bwanjye none akemera bakamuseka bakavuga ati se nkaho kura muzagera kuki bakanamutega iminsi wenda bari baramutegaga bati nejeje wundi ukabireka nta nakabara gufite uradidimanga ariko kuko azi ibanga afite ku mutima rikaba ari ryo rimuranga ari ryo rimutuma akomeza gutera intambwe agenda aganiya cyane inshuti bakundwa rero mwumva yuko mu myitwarire discipline bigusaba kugira ngo ugere ku ntego yawe hari igihe n'ukuri uba udafite byose ariko Imana ikagenda igufasha muri za ntege runaka ufite ikagenda igufasha kubigeraho buke buke nk'uko tuvuze Mose ko yadidimangaga umugabo hano tuzi muri Amerika cyane
Martin Luther King niwe wanditse wavuze ijambo aravuga ngo niba utabasha kuguruka ufite abasha kugana nyine niba utabasha kubona indege uguruke if you cannot fly ati drive genda n'imodoka niba utabasha kugenda n'imodoka ati genda n'amaguru ati utabasha kugenda n'amaguru ngo kamba ariko ngo you make sure that you are going forward ngo menya icyo ukora byose shakisha uburyo wumva kuri kugenda wegera imbere ugana ku cyerekezo cyawe uvuze uriya Martin Luther King pastor nyakwigendera uhita ugira noneho n'uyu mukinnyi w'amafilme Denzel Washington yaravuze ati hari ibintu ababyeyi bamwe batubwira ngo nubwo ujye umwana wanjye uzi neza utegura aho uri bugwe ati when you fall back fall on something ati njyewe I'm not planning to fall on something I will fall forward ati njye nzagwa ngenda imbere nimba njye imbere mbyuke nongere ngo njye imbere basi nayambona aho ntaragera bityo nzarengera discipline yamugejeje kuri ageze kure cyane gihanganye cyamamara afite ibikombe utabara kandi yakubwiye inshuro yahakaniwe atsindwa ukuntu yarangije segonderi afite amanota ya nyuma make ashoboka adashobora kumwemerera no kujya muri kaminuza n'imwe ntabwo wakwemera ko afite n'ibice 8 ubanza nta manota make nanga muri Amerika Denzel Washington kubera ko niba ntibeshye bafatira kugira ngo uguhe college ugomba gufite byibura 2.5 cyangwa se 6 gutyo yari make cyane ariko ubu ngubu ahantu akomeye hari umugabo w'umunyamakuru w'umunyakanada ukomoka muri UK mu Bwongereza yitwa Malcolm Gladwell yanditse igitabo akita Outliers muri iki gitabo rero nihavugamo teori yise ngo 10,000 hours rule ngo ni rule cyangwa se ngo ni itegeko ry'amategeko itegeko ry'amasaha 10,000 muri iryo bwirizwa cyangwa se itegeko avuga ko kugira ngo ubashe kuba intyoza mu kintu icyo ari cyo cyose ugomba kugikora kandi ushyizeho umutima byibura amasaha 10,000 amasaha menshi amasaha 10,000 ni menshi cyane niyo mpamvu kuri ino si intyoza atari ahantu hose ushobora kuyibona aba expert ntabwo ari hose bagaragara baragerageza tukagerageza amasaha 1,000-2,000 tugacika intege cyangwa se no kugenda gake ugasaza ukajya muri retraite ugeze ku 7,000 ariko urebye nk'abakinnyi bakomeye ukareba nk'abo ngabo ba Cristiano Ronaldo ba Lionel Messi ukareba imyitozo bakora buri munsi itandukanye n'iyo bagenzi babo bakora kandi kuva ari abana batoya kugira ngo ugere ku ntego bisaba discipline tubona ziriya Ballon d'Or 5 7 bafite aho bazikura ubwo turi kugera ku musozo wacu yaje ngo discipline kumara iki kugira ngo ugere ku ntego yawe kugira ngo ubashe kugera kuri byose bigusaba discipline ikomeye urugero nari ku footballere yego Cristiano Ronaldo baramuhaje ati ufite umwana w'umuhungu ubona umuhungu wawe yiteguye kuzesibira nk'ibyo wesheje aravuga ati namabeshye ati kuko njyewe ndabyuka kuva ndi umwana akora siporo namara gukora siporo nkaza nkahita nkora benyuari nkayuzuza amazi akonje cyane gutita nkahita nyiryamamo ngo nibyo bimuha imbaraga ati iyo tuvuye kwirukanka n'umuhungu wanjye mu gitondo nkamuryamishamo rimwe atamara iminsi 3 yanyanze ati ndashaka kumwica ati zo mwana urumva yazagira kuri ngira ati koko adafite discipline nari bisaba discipline bisaba discipline that's true bisaba discipline kabisa nshuti bakundwa rero tugana kuri uwo musozo nyine turangiza kuri iryo jambo rivuga ngo discipline kumara iki kugira ngo ugere ku ntego yawe nuko kugira iyerekwa kuba ufite intego runaka ushaka kugira bigusaba kugena imyitwarire runaka ijyanye n'ibyo yerekwa ushaka kugeraho niba utwaye imodoka ufite urugendo ushaka kujya ahantu runaka hari umuhanda runaka n'icyerekezo runaka ufata ntabwo waba ushaka kujya mu majyaruguru ngo ufate imihanda ijya mu majyepfo ntabwo uzagera iyo ujya ntabwo waba ushaka kujya mu burasirazuba ngo ufate imihanda ijya mu burengerazuba ni ukuvuga ngo kugira icyerekezo bigusaba kugira discipline runaka ugenderaho
kandi no kugira ngo imihanda ya none kugira ngo uzagere iyo ujya amahoro ni no kugenda biri gusaba kugenda wubahiriza n'ibyapa mu buzima rero ducamo bufite ibyapa. Ikindi kintu wenda navuga dusoza ni uko ikintu kigora na benshi ni ukumenya neza icyo bakwiye kuba bakora, kuko igikenewe mu buzima ntabwo ari ugukora cyane ahubwo no gukora bitanga umusaruro. Ushobora kugenda ugakora cyane gukora mu bintu udakwiye kubukora, ukaza ugasanga ifi ifite kuraje yo kurira igiti, ikirirwa irwana no kurira igiti byayinaniye amasaha y'abandi 10 itaranurira na santimetero 5, kuko ikwiye kuba iri mu mazi, ntabwo ikwiye kuba irwana no kurira igiti. Uranyumva neza? Ubwo rero nawe uzanye ikintu kizatuma nguhamagara ubutaha. Nawe tekereza ese ibyo ndimo nibyo nshoboye, ibyo nkwiye kuba nkora, ku buryo nasanga uri nk'iyo fi rwose ukatugahindura inzira biremewe, ugasubira mu mazi mu gishoboye niyo watangira ariko ukabuze kutangiriye mu nzira ukwiye kuburema, aho kugira ngo ukomeze gukora ibyo udakwiye kubukora. Kuko Imana yacu natwe yagiye iduha impano zitandukanye kugira ngo zuzuzanye kandi buri wese yexcelinga ajye mu byo ashoboye. Umenye icyo ushoboye ubundi ugishyire mu mutima wawe n'imbaraga zawe zose. Nuza wa Dr. Monroe twavuze yavuze uburyo ngo ko ari umwirabura ubundi ari avantage, n'undi nawe ko ari umuzungu nawe ni avantage. Ni ukuvuga ngo buri wese kuba mu byarimo ukabasha kuba mu byo urimo ni avantage. nko kuba ndi mwirabura gutya ngashaka kwihindura umuzungu, muri make nka Dr. Monroe yavuze ko kandi ibyo birumvikana, narinze no kuvuga ngo Dr. Monroe birumvikana ko no kujya guhindura the purpose y'icyerekezo Imana yakugeneye. Nibyo rwose no kujya kuyihindura, ugashaka guhindura discipline yayo, ukiha ibindi ukajya kwihindura gusa nk'umuzungu cyangwa dote ati no guhindura the purpose, kuko Imana yagushyize hariya kugira ngo umumaro mu byo urimo, undi nawe mushyira kugira ngo umumaro mu byo arimo. Kuko urabona Jado, we urabibona cyane nkunda uburyo ubuzima bwabayeho, wowe ukora ibyo ukunze kandi ushoboye. Imana yaguhaye iyo ntego nako iyo mpano yo kwidekuvura, maze ugenda kugerageza. Niyo mpamvu utaruha Jado, mbabwire mw'abantu mukurikiye iki kiganiro wakoze saa 5 z'ijoro ntacyo bikwiye ko yafungura kamera agakora ikiganiro, sibyo ananiwe ashaka kubyama ariko kuko nagomba kugikora ndagikora. Thanks for the credit. Ariko iyo bitari ibyawe byakurushya, warwara, waremba no gupfa wapfa. Muri make tumenye gukora ibyo twavukiye gukora, kuko nibwo tubikora neza kandi ukabikora bikunze ntunaruhe. Iyo ukora ibyo ukunze uba wumva uri muri hobby, uba wumva uri kwishimisha. Ubwo ni uburyo nyine bwo kubasha kumenya discipline yo kubasha kuguma mu byawe, mu byo ushoboye. Ndibuka ejo baza rwashyize kuri status akantu kavuga uburyo umuntu atakwiye gushaka kumva ko yakemura ibibazo byose, cyangwa se kumva ko ibije byose, kumva ko ibije byose wabikoraho. Ibya ekonomi biraje wabikoraho, ibya politiki biraje wabikoraho, ibya bibiliya biraje wabikoraho, iby'iki bya tekinoloji biraje wabikoraho. Watagagara burya ngo ni byiza kubasha kumenya umuhamagaro wawe w'ibyo urimo, ibyo Imana yaguhamagayemo, akaba ari byo ujyamo neza kugira ngo bitungane. Wowe ukaba wakora bike ariko ukabikora neza. Icyo kintu mbona n'ibihugu byateye imbere bishobora kuba binarusha bimwe mu bihugu bigitera imbere. Kuko mu bihugu bigitera imbere usanga umuntu ashaka kwikorera ibintu byose, aguze inzu, agiye kuba electricien, agiye kweseramo amatara, urumva, aragiye aguze za robine, araje zinstayemo, yitereye irange, agize ate, aguze televiziyo, ibintu byose agashaka kubyikorera. Ni byiza, ntabwo ari butanga amafaranga y'abo bantu babikora, ariko ikibazo atari bubone karite na safety. Ashobora kubyensitara nabi, ejo bikamutwika n'ayanzu yose igashya. Kandi ntabwo ari buri wese ufite ubwishingizi bw'inzu
cyangwa se ubw'umuriro. Inaha rero kubera n'aya mategeko harakaze na ya license n'iki cyose n'abantu bagusinyira babishinzwe turemeza ko inzu ya Jado yesitaye neza imiriro nubwo ashobora kubyikorera ariko ntiyatusha kugira. Yes, aho nyibukije uburyo ngikora muri banki mu bintu by'inguzanyo washaka kujya ukabona umuntu wenda umuntu wenda ufite business wenda iri nko mu bikoresho bya kenkayori hardwares, ariko mu gatondo yakumva ngo zakorota amabuye y'agaciro ngo bayavumbuye ahantu agahita yiruka aza muri banki mu mafaranga tse ati hari imari nabonye yakorota ese ibintu by'ibirombo urabizi ati nabyumvishe numvishe ko bifite ati ariko mu mafaranga simba icyo tancika ugasanga rero ejo yajya kuba ngo tubaye ngo hari imodoka za 10 zasohotse ngo mu mafaranga yaguze umuntu yari afite portfolio business muri kenkayori aho tukora tugira icyo cyo kwase mugenzi ibi bintu iyi business ushaka kujyamo urayizi wayimenyereye akabigiye rwose ubona n'umuntu ushoboye guhutaza ibintu byose akagenda bijyamo akabigerageza ariko akenshi bagafeiringa unamwanarije nubwo ubona agerageza no kugerageza nyine ariko haje wundi ufite focus wundi ufite intego nibwo ahita ubona difference nibwo ahita ubona ko abantu babiri batandukanye cyane niba no mu nguzanyo nk'umuntu yazaga ari nko muri kenkayori iyo umuntu aje ukabuzi yuko uwo muntu rwose kenkayori yo mu buzima bwe ariyo n'ubundi kumuha n'amafaranga kumwongeza ntabwo bigora, ariko akenshi ugira kwibaza no kwitonda iyo umuntu aje kugusaba amafaranga y'inguzanyo mu bintu bitandukanye n'ibyo muzimo bivuga ngo ataye discipline y'ibyarimo agabiza turangiza rero akarushaho kubaza kuki muri segonderi numva nibuka icyo jambo ibintu bya siporo kitara discipline discipline ya football muri agakina ngo muri discipline ya basket ya volley aho iki kintu wanakivuzeho mu kiganiro kibanza nk'iki ngiki ariko nimero yacyo uvuga uburyo siporo bazitaga discipline uburyo bakanakubaza ngo uri muri discipline waba ntayo ufite ukumva ufite ipfunwe urabyibuka ukumva ufite ipfunwe rwose ukavuga ati mara yanjye kuko yenda nikuye imbere no munsi ya animatrice ariko ushaka tujya gushaka icyo ukora ngo ejo nzabone igisubizo kubera iki kubera ko discipline uko bivuze ni imyitwarire umuntu yiha kugira ngo agere ku ntego runaka yego kandi igihe nawe tuzi neza ko siporo ari ingenzi mu buzima bw'umuntu yego nk'umwana rero ukeneye kwiga ngo afate ufite ibintu byinshi agomba gushyira ku mutwe imibare myinshi agomba gukora aba akeneye siporo kugira ngo atekereze neza kugira ngo aruhuke yego kugira ngo arefreshinge cyangwa ngo atangire bundi bushya. Ubwo rero ibigo bifasha abana muri icyo kintu icyo ni kimwe bibafasha kugira ngo bakore siporo bagire ubuzima bwiza. Icya kabiri bazi neza ko siporo ishobora kukuviramo business. Yes. Niba ari impano ufite ushobora kuzarangiza kwiga ugahita ujya gukina. Yes. Abo mwiganye bakajya mu biro ariko mwese mukaba. Ikindi nibaza yuko buri siporo igira amabwiriza yayo. Igira n'amabwiriza yayo ni ku buryo no kutoza n'umuntu kubahiriza amabwiriza runaka najye ubanza ari uburyo bimwe mu burere bugufasha cyane. Ari amabwiriza ya siporo kuvuga ati ugomba kubyuka saa 10 ugakora imyitozo, nimugoroba saa 11 murangije amasomo nabwo ukajya mu myitozo. Yego. Wasiba 2-3 kapiteni cyangwa se kocha ntagushyire mu bazakina match itaha. Yego. Muri make ugahora ufite icyo kintu kimeze nk'iki nk'umushumba ukuragira bikanakujya no mu mutwe ku buryo no mu buzima busanga uzajyamo uzahora wumva hari ukuntu ugomba kugenda ukavuga ati ibyo nkora byose ngobozaho. Ikindi none nuko nanone na siporo reke yitwe discipline koko nuko muri ya masaha abana bavuye mu ishuri ya masaha bameze nk'abari free bari libre wa mugani ni byiza kugira ikintu bahakibafata kibafasha cyiza aho kugira ngo bareke barangarire mu bindi bitari byiza. Kuko ubuzima bw'umuntu bujya ni nk'intuza, hari umuntu wambwiye ngo ni nk'igikombe. Igikombe utacyujujemo ni nk'igikombe kiri hanze.
utakijemo amazi cyangwa ibindi bintu byose ushaka hazaza hajyamo amavumbi hajyemo udukoko urumva ubwo rero bariya abantu babaga babibonye kera ati uyu muhungu Jado ni umwadolesi tutamuha disipurine ngo ajye muri karate bamuhondagure cyangwa se nawe akoreze za pompaje hirya rero ujyamo ntabwo nshaka kubitekereza. Nshuti bakundwa rero turanyuze kuri iryo jambo ry'igikombe urugero yatanze uyu mutumirwa wacu Jean Noel Mugabo. Igikombe ni ukuvuga ngo disipurine yawe iyo utayifasha hakiri kare ngo ugire ibyo uyishyiramo, imyitwarire ngo ugire gahunda uyiha, ugire umurongo uyiha. Hano hanze hari ibindi bizavamo byinshi cyane ibitobe bivangavange. Turanyuze kuri iryo jambo nk'uko umutumirwa wacu yatubwiye ati disipurine reka tuyigire igikombe cyari hanze, nutagitanga ngo ugishyiremo imyitwarire myiza ibasha kugeza ku ntego yawe. Hano hanze zaba inshuti n'abantu babi, zaba ibiri hano hanze bitandukanye biguruka, bizaza byose kijye muri gutange, asigaye ari byo bikuyobora aho ushaka, aho kugira ngo wowe ujye aho ushaka n'aho Imana yakugeneye. Turabashimiye rero, ikiganiro cyari SINARI NDABIMENYE kuki kugira icyerekezo bisaba kugira imyitwarire myiza. Imana ibahe umugisha naho ubutaha, kandi umutumirwa wacu yemeye ko n'ubundi azajya akomeza uko abishoboye kuza kudufasha mu biganiro, kandi namwe uko twabivuze niba ari ugamiro kuri icyo kiganiro ushobora kubisangiza n'abandi. Niba ugikunze ikindi ushobora no kwiyandikisha kuri subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro byacu. Hanyuma noneho Imana ibahe umugisha naho ubutaha. Imana ishimwe cyane.